ko Imana ikurinze ibintu bikomeye biri imbere ntabwo uri bupfe. Imana iri amaboko y'Imana arihagije. Jya uhamya Imana mu kibazo wa mukristo we. Neza kwayo kubw'urukundo idukunda. Imana iradukunda, idukunda tudakwiriye. Hari igihe wireba ugasanga rwose ntukwiriye, ugasanga uri umunyantege nke, ariko ukavuga ngo Mana wanciye iki? Wanciye iki Yesu? Wanciye iki? Icyatumye unkunda, cyatumye umfira. Wakwireba ugasanga hari igihe wateshutse, hari igihe wataraye, ariko urukundo rw'Imana rukakugumaho. Iyo rero ndayibashimiye, ni Imana nziza. Abayimenye nk'umwami n'umukiza nimuyikomezeho, nimwikomeze kuri Kristo, nimwikomeze ku Mana. Ngo nibuye ryanzwe n'abubatsi, ngo nyamara niryo rikomeza imfuruka. Mwene data, urabura iki kugira ngo ukizwe? Urabura iki kugira ngo ufate umwanzuro? Urabura iki kugira ngo wiyegurire Imana neza? Wibanyamugirya nino, wijajaba, fata umwanzuro ukizwe neza. Imana ni nziza, kuba mu Mana biraryoshye, kuba mu Mana ni ubuzima none n'iteka ryose. Rero nkuzaniye inkuru ngo ubane n'Imana, ndayishimiye. Nababwiye nkuko bisanzwe ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndashima Imana, ndashima Imana y'amahoro. Imana igira neza, Imana ivuga ngo umuntu nabe hakabaho, Imana ibeshaho umuntu, ikabeshaho abatagira shinge na rugero. Imana ishobora byose, Imana yica igakiza. Iyo ndayishimye, ndayibashimiye. Ni Imana ishobora byose, yatugabiye umurimo, yatugize abo kwizerwa. Iyo ndabishimiye, yatugiriye icyizere, kajya duhagarika imbere y'abantu n'imbere tugavuga iby'Imana, tukagabura iby'Umwuka Wera. Ndabiyashimiye, ikatugira abanyamumaro. Ndabiyashimiye. Ni Imana izirikana, ni Imana izirikana pe. Nimuyikomezeho, ntabwo nzi ikikuriza. Uyu munsi rero tugiye kuganira kugira ishyaka, kukugirira Imana ishyaka. Imana igukeneyeho nk'umunyamumaro, ntabwo upfuye kubaho gutyo gusa. Imana igukeneye nk'umunyamumaro, Imana igukeneye nk'umunyamumaro, Imana igukeneye nk'umunyamumaro kugira ngo mu gihe cyawe, kuko nyuma yawe haba hari undi, ariko iki gihe cyawe ugikoresha neza. Gikoresha neza igihe cyawe, ukorera Imana ku buryo nunava kuri iyi si bazavuga ngo hari umubyeyi wakoreye Imana, hari umugabo wakoreye Imana, hari umusore wakoreye Imana. Imirimo yawe izavuge, imirimo yawe izavuge, kuko Imana izirikana. Imirimo yawe izagutegurire n'ejo hazaza h'abana bawe. Iyo dukoreye Imana neza, tuba dutegurira abana bacu, tuba dutegurira imiryango yacu. Iyo dukoreye Imana neza, iyo tuvugiye Imana neza, iyo tutayibangikanije, Imana ubundi nta bundi bufasha ikeneye. Hari ukuntu abantu bajyaga batubwira ngo Imana irafashwa, ariko jye navuga yuko nta kindi Imana ifashwaho keretse kuyubaha gusa no gukiranuka no gukora ibyo ushaka. Nawe ibindi byose irabizi, izi ukuntu yaca inzira ukabaho, izi ukuntu yaca inzira, izi ukuntu yakurenza ibyo byose bikwasamiye bigutegereje, izi ukuntu yagukiza icyo cyago kikuriho, izi ukuntu yagucira inzira, izi ukuntu ibyo wifuza byose biri muri yo. Tugiye kuvuga rero ku ijambo ngo kugirira Imana ishyaka. Turavuga ku mugabo witwa Ezira. Ezira yagiriye Imana ishyaka. Reka dusome ibice byaho 8, duhere ku murongo wa 21. Murongo wa 21 haravuga ngo iki? Biyiriza ubusa ku kagezi ahava. Biyiriza ubusa ku kagezi ahava. Maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye, twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi, ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami tuti
amaboko y'Imana yacu ari kubayikunda bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tubonyemo kwiyiriza ubusa, tubonyemo kumvirwa n'Imana. Uyu Ezira yaraturutse i Babuloni, yajyaga i Yerusalemu. Hanyuma uyu murimo mwiza wari waratangijwe n'umwami Kuro, yubaka inzu y'Imana, yubakira Imana urusengero. Mu gihe cya Kuro yagize umumaro. Abantu uko bagiye basimburana bose bakagenda bazirikana inzu y'Imana, bagenda buzuza aho undi atagejeje. Bivuga ngo aba bari abanyamumaro. Bibiliya ivuga ngo Imana yateje Kuro imuteza umwete wo kuyubakira. Hari abantu Imana iteza umwete ntibakarangara, hari abantu Imana iteza umwete ntibamenye igihe cyabo, hari abantu Imana iteza umwete, Imana ikaguteza umwete ikaguha umugisha, ariko umugisha ntumenye kuwukorera mu Imana, ukazicuza ukavuga ngo kandi cyagiye nari mfite imbaraga, cyagiye nari nkibasha kubwiriza, cyagiye nari nkibasha gusura abarwayi. Hari ibyo ubasha gukora ubu ujye ubikora, imirimo myiza ubashije gukora ujye uyikora. Nuko rero uyu Ezira nawe ngo baramutoranya baravuga bati ngaho genda ujye gutangira Imana amaturo, genda ujye gutangira Imana ibitambo. Ngo aragenda, ariko kandi umwami aramubwira ati garuka mbanze nguhe ingabo zizaguherekeza mu nzira mu rugendo. Nababwiye ko urugendo rurarushya, urugendo ruravuna. Ubu tuba turi mu rugendo, iyo turi mu nzu y'Imana tukijijwe, iyo twaretse byere, tukareka ubusambanyi, tukareka inzoga, tukareka urugomo no guhimba no kwangiza no kwicana, tuba turi mu rugendo rujya mu ijuru. Hari ibintu twasize ku bwa Kristo, hari ibintu nawe wakundaga rwose wumva gukunze, ariko ku bwa Kristo bigahinduka igihombo. Urwo ni urugendo. Rero mu rugendo habamwe bikubwira ngo subira inyuma, abagerageza uzihana, abandi se ko babikora ntukajye urebera ku bandi. Wowe kora ibyawe binezeza Imana, uyoboza Imana inzira, yigisha inama, utse Imana na bundi muri nzira. Maze iminsi mbwira abantu gutunga umutima Imana yishimira. Nuguhora wumva ufite amakenga, ufite ubwoba, ariko ibi bintu navuze binejeje Imana, ibintu nkora nibyo, ugahora n'ubwoba. Umukristo agira amakenga. Iyo utagize amakenga urateshuka. Rero ndashaka kuvuga kuri Ezira. Ezira yagiriye Imana ishyaka, aragenda aravuga ati rwose amaboko y'Imana arihagije, mwikwirirwa muduha ingabo. Ngo ahakanira umwami ati wimpe ingabo, ibyo umpaye birahagije byo kujya gutura amaturo mu nzu y'Imana no kwitambira ibitambo, ariko kandi ibindi byihorere. Imana yacu amaboko yayo arihagije, izaturwanirira. Jya uhamya Imana. Nushaka uri kwa muganga cyangwa uri mu nzu y'imbohe, niba ukijijwe jya uhamya Imana. Abakubwira ngo urashaje ntukibyaye nta mugabo uzabona ntabwo bizakunda, jya uhamya Imana. Imana izishakira inzira. Ngo Ezira arahamya Imana, aravuga ngo ni ukuri amaboko y'Imana arihagije. Jya uhamya Imana mu kibazo wa mukristo we. Ntugacogozwe n'ibihe, ntugacogozwe n'amagambo y'abantu. Bibiliya ivuga ukuntu Mose ngo yohereje abatasi ngo 12 jye bavuga muri Egiputa, aravuga ngo nimugende muturebere igihugu Imana yadusezeranije, mugende murebe. Ngo baraza, ngo bari 12, ngo bantu 10 baza bavuga bati ni ukuri igihugu by'Imana yavuze byari byo, n'imbuto zaho ngo bazizanyeho, bati ni igihugu kirimo amata n'ubuki, ariko bagabo twabonye mwo babanaki ntago twabinjirana muri icyo gihugu. Ngo bazana inkuru z'incamugongo babwira Mose bati rwose twikuye naho twari turi. Ariko ngo Yoshua na Kalebu baravuga ngo bagira guhamya, baravuga ngo niba ari Imana yabivuze tuzabarya nk'abarya umutsima, nta cyatubuza kujya muri icyo gihugu. Ni nabo bagabo batsinze urugamba. Iyo utagize guhamya urugamba nturushobora. Umuntu azaza gushukashuke, bigeragezo bizagushukashuka, ongeraho umubare, ubuse ugize amahirwe ubonye akazi, ubure guprofita ukiri muri aka kazi, ubure kukabyaza umusaruro. Oya, gira guhamya, gira kwizera.
rwanira Imana ishyaka. Burya iyo uvuye mu byaha uba urwaniye Imana ishyaka. Burya iyo witandukanya n'abanyabyaha uba urwaniye Imana ishyaka. Burya iyo utagambana, burya iyo utarya ruswa, burya iyo utiba, burya iyo udasambana, uba uri kurwanira Imana ishyaka. Kuko Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Gukorera Imana rero bisaba ishyaka ryo kwanga ibibi, bisaba ishyaka. Umunyeshyaka si ukuvuga yuko adahura n'ibibazo, ahura nabyo, ariko kandi ukikomeza ku Mana. Ezira rero Bibiliya tubwiye ngo iki? Ngo ategekera abantu kwiyiriza ubusa. Ibyo yari yahamije ko amaboko y'Imana yihagije, yari yanze ingabo zimuherekeza, ariko kandi yasanze ikibazo mu nzira. Asanga ikibazo mu nzira. Ese cya gihe wakijijwe yuhuye n'ikibazo bigenza ute? Kandi utakijya kwicara mu kabari ngo usangire n'abandi, kandi utakijya gushaka amafaranga mu zindi nzira zitari nziza. Iyo baguhaye prive bigenza ute? Inzu y'ubukode yakunaniye, ese utinze gushaka bigenda bite? Nibakubwira ngo wowe ntusurana, hari inama nyinshi bakugira. Gihe abantu bajya baza bakabimbwira ati se ko bangira inama ngo narakabije agakiza mbireke, nkabaha ubuhamya nkababwira ntoya, komeza Imana izishakira inzira. Burya iyo uhamije Imana ntugashake koroshya ikibazo. Imana iyo uyihamije nayo iraguhamiriza. Ngo Ezira aravuga ati nahakanye ingabo ziduherekeza, umwami akizimpana mubwiye ko amaboko y'Imana yihagije. None duhuye n'ikibazo. Ngo arareba hirya areba hino, aravuga ngo reka dusenge. Ngo biyiriza ubusa. Ikibazo ni cyiza, ujye wiyiriza ubusa, uzaba urwaniye Imana ishyaka, uzaba uyoboje Imana inzira, uzaba ugize umwete wo kuyishaka. Ngo aravuga ngo nimureke twiyiriza ubusa. Ngo bari bageze ku kagezi kitwa Ahava. Ngo ategekera abantu kwiyiriza ubusa, aravuga ati nta kindi simbinginga abo muzi ko turi kumwe mu rugendo, nimureke twiyiriza ubusa. N'abana babo n'abagore babo bose ngo biyiriza ubusa. Ngo basaba Imana ngo ikubayobora, kubabwira icyo gukora. Iyo wasenze, iyo wayoboje Imana inzira, ikubwira icyo ukora. Ishobora no kugura ngo kari akazi kareke. Rimwe na rimwe ukanasenga wirije ubusa, ukavuga ngo ndasengera ikintu ukabona ntikibaye, ariko Imana ikurinze ibintu bikomeye biri imbere. Ukagira ngo irakwanze, ukagira ngo iraguhemukiye, ukagira ngo irobanuye ku butoni, ariko kuko wayishatse wayoboje inzira ugasanga irakubujije, bigasa nkaho bitagenze neza. Kandi rimwe na rimwe narababwiye, iyo dusenga ntabwo Imana iduha ibyo twasabye, ahubwo iduha ibidukwiye. Ntibizagutangaze rero ibyo usabye byose atari kubibonye, ahubwo iguha ibigukwiriye, ibikuzakugirira umumaro, ibizatuma ubona ubugingo. Ubu si waguha iby'isi byose ukabura ubugingo, byakumarira iki? Ngo arwanira Imana ishyaka, agirira Imana ishyaka, aravuga ati mvuze ngo ni mu mpengabo, mvuze ngo Imana ntihagije nabanyisebeje. Ntugasebye Imana, Imana irihagije. Ngo Imana yemera kubumvira. Ntago wajya imbere y'Imana ngo ureke kutakumvira. Ngo Imana yemera kubumvira. Hari ahantu unaniriwe, ndi kuvugana nawe, ariko hari ahantu unaniriwe, urabona nta nzira. Yoboza Imana inzira, gira ibintu uhamya, uhamye neza, uhamiriza Imana, uvuga uti niba ari ugupfa wemere upfe, n'ubundi uzapfa, ariko upfe wizeye Kristo, ntabwo uri bupfe. Imana irishakira ukubaho. Mwene data mu Kristo, ndagira ngo usengere Imana. Wari ucogoye, wari unaniwe, guhamya byarakunaniye, ukibona abantu bakora ibyiza, wirirwa wirukanka nyuma y'abantu, ese runaka yuko yabikoze, wirirwa ugenza abanyabyaha, nawe yarabikoze ariko ndabona aguwe neza. Oya, wowe reba agakiza Imana yaguhaye ugakomeze. Ndagira ngo usengere Imana. Ese witeguye kurwanira Imana ishyaka ukizwa? Witeguye kurwanira Imana ishyaka uhamya, uvuga ko Imana ishobora byose? Witeguye kurwanira Imana ishyaka, witeguye kurwanira Imana ishyaka, uvuga imbaraga zayo, uvuga ko Imana ibeshaho, uvuga ko Imana yongera iminsi yo kubaho, uvuga ko Imana ariyo yica igakiza? Witeguye guhamiriza ko Kristo ari umwami? Cyangwa se ubona intonganya zibaye nyinshi, inzangano zibaye nyinshi, urabona ugiye gusenya ukavuga uti wajya no gushaka imiti, hano bakabwira bati wabuze ubwenge, hari n'ahantu wajya bakaguha umuti, hari umuti w'amahirwe ntawo. Yesu niwe utanga amahirwe.
Dawidi yarabivuze muri Zaburi ya mbere mu gice cyaho cya mbere, avuga ngo hahirwa, ukeneye amahirwe, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicare n'abakobanyi, ngo ahubwo akifuza amategeko y'Imana akayumvira, ngo azaba ameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, ngo icyo giti ngo iyo gishoye imizi ku mazi, ngo igihe cyacyo kigeze ngo cyera imbuto. Kubera iki? Kiri ku mazi. Umuntu wubaha Imana, umuntu yumvira, umuntu urwana ishyaka. Ngiye kugusengera, urwanira Imana ishyaka, ukora ibyiza, urwanira Imana ishyaka, ibyifuzo byawe rwanira Imana ishyaka, irabizi, nzi ibyo niyibwira nzabagirira, ni ibyiza. Nta mugambi mibi Imana ifite ku muntu yaremye. Imana igufiteho umugambi mwiza, nzi ibyo niyibwira nzabagirira, ni ibyiza, nta bibi birimo. Ukeneye kurwanira Imana ishyaka gusa, ukahamya Imana, ugakizwa neza, ukareka ibyaha, ukareka kwifatikanya n'abatubaha Imana, ukazibukira, ukabyanga urunuka. Kristo arihagije. Urakoze Mwami Yesu. Iri ni ijambo ryawe. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima ngo kugira ngo ntagucumuraho. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, girira neza uyu mubyeyi. Yifuza kugukorera, yifuza guhamya, ariko ibigeragezo bikamuca intege. Girira neza uyu mugabo, girira neza uyu mukobwa, girira neza uyu musore. Yumva yakizwa, ariko isi ikamutwaza igitugu. Mwambika imbaraga, bambika imbaraga zo guhamya, bambika imbaraga zo guhamya mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze kukomeje abantu, bandukure mu gitabo cy'abarimbuka, bandike mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Yesu, nyuma y'ubuzima hari ubundi, ariko abantu ntibarimbuke, abakwizeye nk'umwami n'umukiza ntibasubizwe n'inyuma n'akamanyu k'umutsima. Urakoze kuruhuye abantu, sengeye umurwayi, sengeye umuntu ufite impagarara, sengeye umuntu ufite ibibazo bimuzitiye, sengeye umuntu uri mu kaga, sengeye umuntu uri mu makuba. Mana ubagirire neza, ubiyereke, rambura ikiganza, haza kwifuza kwa buri muntu, rambura ikiganza. Mana ureba hiherereye, aho umwijima uri, wowe ujye uhabona. Girira neza uyu muntu unaniwe, girira neza uyu muntu wacogojwe n'amasezerano, girira neza uyu muntu wabuze igisubizo cy'ibibazo afite. Urakoze kutanza amahoro, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagirire neza. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Hanyuma telefone yanjye ni 078 50 98 944, 078 50 98 944 na 072 74 34 93 1, 072 74 34 931. Mwaduhamagara tukabafasha. ngo sibu narwanira n'Imana ishyaka nta bushobozi bukomeye mfite. Uko ngukuri aho uhagaze warwanira Imana ishyaka. Imana ibaha umugisha. Amen.